Bo Gatare n'umuntu ukunda gusabana, ukunda urwenya, ukunda igipara, ukunda umupira cyane, ukunda kuba gusangira n'abantu b'inshuti. Iyo ndangije akazi cyangwa se muri weekend kuganira n'abantu autour d'un verre binduhura kurusha even kuryama. Hanyuma nkaba ndi kwenda abo tubana nibo banjija, nkumva mparanira buri gihe gushakisha inshuti, gukora inshuti umuntu mwahuye bwa mbere akazifuza ko mwahura n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane. Hanyuma ikindi ngakunda umurimo, ngakunda n'abantu bakora, nkunda gukora, nkakunda n'abantu dukorana, nkabashishikariza gukora. Ikindi nkuko nanga umuntu umbwira nabi, nanjye ninda kubwira n'abana Lenny Today Updates News. Bazaniye inkuru y'incamugongo ku munyamakuru mwakunze muri benshi, Jarambere Gatare wakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye guhera mu 1995. Aka kanya rero tuvugana yitabye Imana. Ikaze kuri Lenny Today. Ngendireho nari ni Jarambere Gatare wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, rero akaba yitabye Imana muri rijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu, aho yaguye mu bitaro mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuriza uburwayi yaramaranye igihe kirekire. Dukomeza kwihanganisha rero umuryango we. Yamenyekanye cyane rero ubwo yarari kuri Radio Rwanda, yakozeho kuva mu 1995. Mu 2011 yatangiye gukorera Isango Star mu biganiro byayo bigiye bitandukanye, aho kandi yagiye mu biganiro bya siporo by'umwihariko. Akaba yaranakoze by'umwihariko mu kiganiro kigaruka ku makuru ya Rayon, na agace kitwa Rayon Time. Mu 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Rero Jarambere Gatare ni umwe mu batanze umusanzu ukomeye mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kogeza umupira no kuvuga amakuru y'imikino. Akagira indi mano yihari yo kwita abakinnyi amazina yibitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga. Mu bo yise amazina rero harimo Bogota yise Ikikurankota, Haruna yise Fabregas, Twagizimana Fabrice yise ndi ku kazi, Ndayishimiye Eric yise Bakame, i Rubavu ahita muri Brazil kubera impano y'umupira zihakomoka. Aho rero yemeza ko ibyo yabifashwagamo n'inararibonye mu mikino wo bita Migambi. Jarambere Gatare rero yari umwe mu bafana bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport kuva kera cyane. Akaba rero yitabye Imana. Ni inkuru y'incamugongo, ariko kandi dukomeza kwihanganisha umuryango we n'abasigaye bose ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Mukomeze mubane natwe rero hano kuri Lenny Today. Niba utarakoze subscribe, here is the time to do it. So mukadushyigikira mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ngewe ndireho nari Lenny Today. Today is another day. Lenny Today Updates News. Today is another day. ngira ngo ni nayo mpamvu bazi ko ni grand frère, menye batazi ko ni na papa wabo, uko setrera ni gake cyane wakumva mbwiye umuntu nabi. Gatare usabana, Gatare wanga utuntu tudahesha umuntu agaciro, Gatare ukunda abantu nawe wifuza ko bamukunda. Mfite abana batatu, umukuru umudamu, mfite n'umwuzukuru for your information. Hanyuma undi musaza we yiga muri kaminuza mu wa mbere, umuhungu. Hanyuma
umutoya yiga mu wa gatanu muri segonderi umukobwa. Gatare rero yambaye neza, aba yambaye gute? Bo ibintu bisanzwe ipantaro itari ya gisongarere cyane itari deshire hanyuma ishati y'ibara rimwe bibaye na byiza ukaba wayitebeje hanyuma kitakudabada kitari kinini igufitinga sur mesure hanyuma nanone par occasion kenshi na kenshi nuko mba nambaye hanyuma kenshi na kenshi inkweto zitari ibikabyo byinshi ariko nanone z'abantu baba papa hanyuma muri occasion zimwe na zimwe ugashyiraho gakote ntabwo nkunda karuvati cyane. Uri umwe mu bantu bakumva ndakuvuga ko Gatare n'umuzerwa mu myambarire, ni gute uhitamo umwambaro w'ubwambare? Kuko abantu benshi bamuganira bavuga hana Gatare n'umuzerwa ku myambarire kabisa. Simbizi ko ndumuzerwa cyangwa iki, gusa nuko nka bimwe nakubwira nkunda ibintu bimpa agaciro kandi ngewe filozofi yanjye nuko uko umuntu akubonye bitanga ubutumwa mbiha agaciro. C'est vrai mbiha agaciro, nkunda kugaragara neza mu bantu, simbizi ntabwo ari kumwibone ariko niko ndemye. Hanyuma rero mu Rwanda ni Rayon Sport, hanyuma hanze wabufana iyi equipe? Hanze ndi umuganas Arsenal, ndayikunda cyane nubwo yintesha umutwe ariko ndayikunda malgré tout, yatsinda nkunda style de jeu yayo. Hanyuma na Barcelona Total Football. Imbi gushishikaza abari iyihe, hanyuma wabukunda kunywa iki? Buriya niboneye bishyimbo, myumbati, birayi bitogosheje, bimpagije ntabwo nkunda inyama cyane ariko nanone ka brochette iyo kabonetse nta nubwo mba nyinkarira ko ari brochette, ko nyisangiye n'abantu gusa, so ibintu bitarimo amavuta, harimo kunywa ikirahure cya jus bitewe na circonstance, ariko nanone icupa rya mitsingi ikonje naryo ntabwo ringwa nabi. Ugeze gukomoza kuri amwe mu magambo yakurangaga mu gihe cyo kogeza uri kumwe na Marcel, benshi umunsi bakuzi ku izina Munywanyi, Gikura nkota n'andi magambo menshi. Wabaga wabanje kubitekereza mbere yuko winjira muri cya gihe cyo kogeza cyangwa byazaga uri gukora akazi? Kubeshye ntabwo nigeze ntekereza ngo nze kuvuga ngo Gikura nkota cyangwa ngo nze kuvuga ngo aba Brazilien babana gusa byazaga gutya, nkiranda konte yuko finalement abana benshi bo bakina umupira mu Rwanda ari abigisenyi, wabigeranya n'isi ukabona abantu bakinyi benshi nabo bakomoka muri Brazil, bahita biza spontanément gutya nkavuga ngo aba bantu ni abanya Brazil. Nabona ukuntu Haruna arimo gukina, namugeranya na match nahoze ndeba ya Arsenal nkabona ni Fabregas, nkamwita Fabregas gutyo. Nabona Bokota ukuntu ari igitangaza, nakwibuka ko mu Kinyarwanda umuntu ukora la différence ari Gikura nkota, bikaza nta na rimwe nigeze mva mu rugo nakaniye ngo uyu munsi ndamwita kana, byarazaga gutyo gusa. Hanyuma rero ni akahe kantu wakoze abari mu mwuga we no mu buzima busanzwe udashobora kwibagirwa? Icyo nzi nuko mu buzima busanzwe narakubagana gake. Sinzibagirwa rimwe mama yarantumye ngo byabana nyine bambuje kwikinira umupira, mfata igikapu nibuka ngiye bari bantumyeho kuri boutique, mfata igikapu nanga kwanga ndagenda nyirambika nkarenda kumuzanira umupira, tegereza bakada, mama araza afata cya gikapu aragiterura yigirayo, noneho mwiruka inyuma bandakimushikuje kugira ngo atananga kuri boutique. Yari akiri mutoya, turiruka turagereka, inkoni nakubiswe uwo munsi ntabwo nayo sasibakira. Iyo ahantu ndi abantu bishimira kuhaba, hari ahantu ntashobora kurara ntageze naba ntageze, bakibaza niba ntarwaye, bakaza gusinyisha bakavuga ko uri hehe kutarimo kuza ngo duseke, hari abantu benshi tuzana tuba turi kumwe. Ndabikunda, nkunda kwishima, nkunda koroshya ubuzima, kuko after all ubuzima urabukomeza, se ukoreho iki? Ese itangazamakuru ry'uyu munsi ubona ari umwuga watunga uwukora? Sure, ndabyemera. Sinitangazamakuru gusa rega, buriya niyo waba udoda inkweto uri umukordonier ukabikora mu buryo buri professionnel, wumva ko ari byo bizakubeshaho,
byagutunga, ahubwo ikibazo nuko tutabikora mu buryo buri professionnel. Abantu tekereza kuva mu mwuga w'itangazamakuru ari umunyamakuru usanzwe ugashinga radio na televiziyo byawe, ingero zirahari, ikikwereka yuko ari umwuga mu by'ukuri urimo uburyo bwatunga abantu. Hari ingero nyinshi cyane. Tugana ku musozo rero, gira inama utanga ku banyamakuru muri rusange b'imikino, ubwo nanjye ndi muri rusange rero nshima ibyo abanyamakuru barumuna bacu bakora akazi keza cyane, bagerageza gutanga information uko bayifite, bagerageza ku entertaining abantu, bakundishije abantu itangazamakuru. Ubu ngubu nibwira ko amaradiyo n'amateleviziyo yacu abantu babikunda cyane cyane kubera siporo, bimwe mu bituma bikundwa kanatuma ducuruza. Ibyo rero ngomba kubishimira abaprofessionnel muri uwo mwuga, mbashimira n'abankuraja, mbabwira yuko dushima akazi bakora, ariko nanone ntitwabura none byo tugaya. Bakeya barimo bakora amakosa agayitse, bihimbiye itangazamakuru ryabo rya siporo ritagira principe nimwe y'ubunyamwuga ryubahiriza, gusesereza, kwikoma, kuvuga amakuru utasubiramo, amakuru watoraguye mu muhanda udashobora kubonera gihamya, gutwarwa n'amarangamutima, ruswa, umuntu akagushukisha ubusa kutiha agaciro. Birambabaza cyane kubona uri umuntu w'umunyamakuru abantu bumva bakahaye icyubahiro, ariko abaturage bakabaza ngo uri umuhaye 5 akuvugira ibyo ushaka. Nuko uvuga ngo dukora akazi keza, ariko ubu ngubu waza agasanga stade yambaye ubusa, bihanatubaza niba natwe tutabigiramo uruhare, niba tudaca intege amakipe yacu, niba tubona effort abantu bakora, kuki tutazivuga nazo kugira ngo zibankuraje, kuko sport iravuna cyane. Sport iravuna cyane, kubara amakipe iravuna cyane, ugasanga abanyamakuru bamwe na bamwe baciye abantu intege, badahaye agaciro na gatoya imvune babagize kugira ngo sport ibeho. So ni muri makeya ni izo nama natanga, ariko global umuntu yavuga yuko abantu bafite ubushake, icyo cya mbere, ubwo n'ubushobozi buzagenda buza buhoro buhoro. Hanyuma rero nakubajije ibibazo byinshi, wenda nawe naguha umwanya radio na TV10 ukagira nk'ikibazo watubaza. Ko mbona amaradiyo amateleviziyo avuka buri munsi, mwebwe mu managinga mute iyi competition? Ese nta mpungenge mufite ko ejo byabagendekera nk'uko byagiye bigendekera andi mateleviziyo tujya twumva? Simbibifuriza, ariko tugirane inama umuntu yabihagarara amaso. Lenny Today Updates News.